ngiye mvuka Ibumbogo ubwo ndatangiye twatangiye Ibumbogo aho bita mu Rwanda rugari rwa Gasabo. Ibumbogo ubuzamutse mu nshe z'ikinyinya hariya hejuru niho navukiye muri 98 no 1969. Ubu nuko kugeza kuri ino tariki tuvugana ubu ntituri muri 2001 muri 2020 ngiye ubwo ngize imyaka 51 ubwo wabyumvise. Noneho kuva mu bwana twavuga kugenda ukagera mu myaka wiga primaire ukarinda uyirangiza, ubwo niho hantu ubundi umuntu akunda kumenya, ntabwo umuntu yababwira ibyo mu ngo n'iby'ababyeyi, ko ababyeyi bacu bari abantu b'amateka nyine hari Gasabo, baturera neza baduha forume yo kurerwa mu rugo, ko bari abantu b'icyubahiro utapfa kuvugiramo. Tugendera ku gitsuri cyabo, turerwa n'igitsuri cyabo, tuba abana bumvira. wari umwana wa kangahe? N'umwana wa gatanu, kugira ngo hagati yaciyemo umwe, ubwo nagomba kubona nk'uwa gatandatu, ariko iwacu bari babyaye abana 12. Hanyuma umwara aza gupfa mbere yanjye, mba ubwo wa gatandatu, ngiye urumva ndi mu bana wa gatandatu. Hanyuma rero twiga, nize neza nk'abandi bose, ariko twiga muri cya gihe abantu bose batapfaga gutsinda ngo bikunde, bitewe n'ubwoko. Muri icyo gihe murabyibuka, hari ubwoko bwajyaga gutsinda bagahita bakuramo umuntu bagashyiramo abandi, kandi nigaga neza, nsinda kuri gahunda, nsinda imibare. Niyo ubona ibintu nkora ubona ko ndi umuntu watsindaga imibare, njuzuza nk'umuntu mbese warangije ibintu bya kaminuza ku mibare. Hanyuma rero birangiye ngeze mu mwaka wa 8, umwaka urangiye, mbona se ntago naguma mu byaro, bitamanukira mu mujyi, ahantu wajyaga ngo bita na n'ubu niko bahita, ariko icyo gihe hari hagezweho bita Nyamirambo. Umuntu wese washakaga kuzubaka amateka amanukiraga Nyamirambo. Nge rero ninjiriye aho bita mu Biryo, mu Rwamarwa. Narageje umwaka wa 8 6 nari ngeze i Nyamirambo mu Biryo. Hanyuma mbona akazi mu mujyi, ahantu nacuruzaga karahanyuze. Icyo gihe yaguraga 86. Hanyuma muri quartier yaguraga inote y'ijana. Icyo gihe natangiye gucuruza akabari, nkajya ntahe Nyamirambo mu Biryo. Ubwo ababyeyi nabasize iriya, napfuye kurangiza umwaka, ngiye manukira ababyeyi ndabakwe manukira aho hantu. Niho rero twakuye ibintu ibyo bitaga ngo nabakoboyi. Icyo gihe nibyo bigezweho, hagezweho n'umuhanzi bita Michael Jackson, duci no mipira n'amapantaro, ugahita ukora ikintu bita, ukajya ugenda nka Michael Jackson. Icyo gihe nawe yari umusore. Buriya Michael Jackson asa naho yari wo muri iyo minsi, ariko twe turi urubyiruko ari we twigiraho, kugira ubwo twageze ku rwego rwa mbese mu itsinda ry'abantu batangiye ibi ubona abahungu basuka inweri bagapfundika imisatsi bagakora icyo bita madrede. Ndi mu bantu babibanje gufunga imisatsi, ukayiboha, ukayibohera inyuma, ugakora ibintu bitaga, mwingira ngo ntimubizi, ariko kubera ko mwakijwe muri batoya, tugakora ibyo bita bogi derrière, ugafungira umusatsi inyuma, uw'imbere ukawudefiriza, ukajya ugenda uvugiriza. Twubatse amateka. Hanyuma rero muri icyo gihe mba mu mujyi ncuruza, nkataha Nyamirambo, nkibera mu mafilime yabizo bita uyu bita Jetri, nabo bita Baramba, nabo mu gihe cyacu burya naba twiga ibintu bya karate, twiga amatekinike tuzadukoresha. Nyuma rero nza kugera igihe umujyi urananira, unaniye subira iwacu muri 1990. Subiyeyo ku
kubera tekinike nari mfite n'ukuntu nari nzi narafashe umujyi ibyaro nshaka kubihindura nk'umujyi ngeze iriya Bumbogo mpita mfungura akabari k'urwagwa kavanga inzoga nkajya nkora urwagwa bitaga ururanduramano ruvanze uruhiye urworoheje n'urugishyushye ku buryo umuntu agenda hanuka rwose wumva iyo myaka ngeze rero iriya nsa n'uhakoronije mu rwego rwo gutangira kuzana ibikorwa nk'ibyo nakoragamo ubwo rero ibyo byose ko nabikoraga ariko nanabikoraga njya muri kiliziya gatolika kandi nta kintu ubundi njyamo ngo njye gufata umwanya w'inyuma ntibishoboka akantu kose ninjiyemo ninjira mu myanya yahariye yaba mu bapadiri yaba muri kiliziya yaba gucuruza ayo mazi ahiye uzanarebe n'ahantu hose mbari ntabwo ninjira mu mavuta y'imbere ntabwo bisaba ni ukuvuga ngo nageze muri kiliziya noneho mfatiraho kugeza ubwo ntangiza iyo korari ari njye uyidirije muri kiliziya gatolika twari haduka itsinda ry'abantu bita abakarismatike mwajyaga muri ubu iryo tsinda rero ryaje risenga nk'abapantekote none kubera ko ryari rifite ingufu rinashyigikiwe cyane cyane n'abantu b'abapadiri bakomeye mpita ryinjiyemo mfata imyanya y'imbere njya mu bantu b'abayobozi none kubera ko byari biforomye nk'iby'abapantekote ngiyemo imbere bisaba ko imyumvire yabyo isa naho ihabanye n'iy'abapadiri iyi myemerere buriya nubwo barimo ariko iyo uwinjiyemo cyane basa naho bahanganye guhanganiramo rero kubera ko habagaho indirimbo zicuranze nk'iz'abapene wajya gukunda kumva ngo nshuti zanjye mube maso zibyinitse ku buryo twavuzaga n'amapendo noneho abapadiri batangira kutwikanga none urumva nubwo nabikoraga kandi ubwo genda nabaga mfitemo n'amazi ahiye ibaze izo njyana muri kiliziya ufite n'akabari kurumva nahakuragamo n'abakiriya noneho rero uko bigenda bizamuka ninjira aho hantu birangira nsa naho natangiye gukururwa n'ibintu by'abapantekote ko nabo bari batangiye kujya badusura muri siransiye bakajya badusanga aho twateraniye bakajya bati ibyo bintu nisaba murimo muraza rwose yewe data we noneho birangira basa naho badufashe agakiza gasa n'akadufatiye muri abo bantu b'abakarismatike ndagenda akabari ndagafunga akabari maze kugafunga nsa n'uwiyeguriye Imana muri kiliziya maze kwiyegurira Imana abantu hafi ya benshi bakajya barisa n'abankurikira kuko nanjye nabaye nk'ufatwa n'umwuka uvangiyemo abapantekote uvangiyemo gatolika byarangiye umupadiri w'umuzungu anyirukanye muri kiliziya anyirukanye dupfuye noneho anyirukana dupfuye ikintu bita indirimbo kuko nararirimbaga nkaririmbisha nawe ujya ubona ateremba mfata utagira ngo ni ibintu bije none nafataga no muri kiliziya ku buryo abantu burira intebe nazamuraga nyongerera ukwemera narangiza nkashyiraho iyo abakarismatike ivuga iti inshuti zanjye mu maso kiliziya yose umupadiri yaraje ngira ngo aje kudutera inkunga abaraje aravuga ati ariko nk'ibyo bintu murimo ni ibiki kwera umuntu umwe aravuga ati iyo ni roho mutagatifu ati roho mutagatifu umupadiri yari umuzungu w'umubirigi wajyaga aza gutangaho misa aravuga ati genda abona izo atari roho mutagatifu atavuga izo ni roho mbi roho mbi ubwo ni ukuvuga ngo ni imyuka mibi birangira rero abantu bose twari turi kumwe itsinda nayoboraga bavuze bati ibyo ni mugabo ubitwigisha ndetse na mushiki ni mushiki wanjye hari mushiki wanjye twari turi kumwe bose twafataga take abantu bose bakavuga bati iri ntabwo ari gatolika ahubwo iyi
aba ni abarokore batwinjiranye. Birangiye rero banyirukanye muri kiliziya, bakoze inama baravuga bati yatutse padiri. Padiri baba bati yamututse ati nuko yansajije mu materaniro mbyuka nabyimbye umutwe, mbyuka nanjye duserera, mpita duserera ku kirere, twaserereye kuri divayi. ndavuga ati kuki uvuga ngo nimwakire mwiki, wagera kuri ni munywe ukanywa wenyine, ubona Yezu ari we yameneye amaraso wenyine. Ubwo urumva ko byari bikaze. Mwandikira urwandiko ndavuga ati ibyo bintu kandi ntabwo ari njye bibabaje kiliziya yose, ndashaka ko igisubizo uzagitangira muri kiliziya, umbabarire uzansubirize muri kiliziya. Noneho kuwa kane mutagatifu Yezu ari budupfire, ubwo hari muri 91, ubwo yari mu minsi ya Pasika. Azazanye divayi ariko ayizana mu macupa, araza aravuga ati hano hari umuntu wanyandikiye, ati kandi yanyandikiye asaba divayi, ati hanyuma rero ati divayi burya ntabwo yakwira abagatolika bose, ati irahenze. Ariko abantu batangira kuzuzwa mbese muri siransi, bakajya bavuga bati aho ni sawa. Arabati uyu munsi babona yazanye amacupa n'abandi bantu bamufasha, arabati uyu umuntu wanyandikiye asaba divayi, ati ariko uyu munsi nayizanye, ati kandi uwo muntu wanyandikiye ati nguriye, njye nabaga nibereye ari muri korali. Noneho birangira rero avuze ati uyu munsi murajya ntabwo muri bunywe ahubwo murajya mukozamo. Abaturage bose bariyamirira, urumva gukozamo barabataho ni sawa. Uwo munsi nabaye umuhereza, bagarana n'umupadiri w'umuzungu, akajya avuga ati umubiri wa Kristo, nanjye ndamaraso ya Kristo. Ibyo bintu nubwo wumva ngo umuntu ngo aramamara, byarangije bindi intambara, ari nayo yatumye mva muri eglise manukira hejuru. Ubwo ikindi cyumweru nibwo namanukiye mu barokore aho bita Irwankuba, ubu ni naho nyobora ubu. Mpita mpamanukira, bahita nta no kwirirwa batendeganya, kurumva n'ubundi nari meze nk'umuntu wakirijwe muri iriya kiliziya. Hanyuma nuko nagiye mu gakiza, mpita banyakira barambatiza, bamaze kumbatiza mpita nkomeza umuhamagaro, sinigeze mpagarika. Mu mezi abiri nari natangiye kudirija korali. Mu mezi abiri namaze kubatizwa, twarinjiye nigira umubatizo ukwa 8 ukwa 10 mba ntangiye kudirija, nkoresha indirimbo za Kinyinya, nkakoresha za Hoziyana. Ubwo nari naratangira guhimba, ariko umuhamagaro wo kudirija wo gutoza naho nawutangiye. N'agakiza mwumvisha ukuntu kaje jewe, ntabwo gasa naho nagiye mu byaha bikaze bituma nakabya cyane, ahubwo ninjiraga mu bintu by'Imana, mfatirwa aho ngaho, mpita ninjira mu gakiza hariya, mpita nkomerezaho na n'ubu. Akabari nakaretse nkinjira muri b'abakarismatike, bituma ahubwo ninjirana imbaraga muri kiliziya. Mvuga ndetse nshaka ko amadini azatwira teterejo, ndashaka guhindura. Mbona ntibizakunda rero, umuvuduko mfite ntushobora guhura n'uw'abapadiri. Bo bajyana bukeya, nyongerera ukwemera, kandi jewe ntuza yanjye ifite umuvuduko, turananirana. Ninjira mu Bapantekote, ngeze mu Bapantekote nsanga n'indirimbo zo mu gitabo zo baraziceza. Numva abantu hahwanye na domene yanjye neza, birahwanye ko nasanze baririmba bano muri korali ya Kinyinya, yari korali ya kabiri y'Irwankuba, irimo uyu pasiteri bita Rebero w'umushumba, bafite amapendo bavuza ku buryo bayanaga hejuru bakongera bakayagarura. Nsanga baririmba indirimbo ya 303 ivuga ngo mpanagurwe, bakajya badansa, bakajya bagaruka gutya. Ndavuga nti irinya niyi aha sinzahava injyane, kuko ni nayo ubona nko mu mubiri wanjye hasa n'ahakozemo umuziki. Iyo ushyizemo umuziki ukanjyana biba byafasha sevi. Nuko rero agakiza kanjye ubwo urahise uko mu duparite twa mbere, urumva hari ikibazo ufitemo. Nuko twakijwe, twari dufite ababyeyi beza badutoza mu bijyanye n'ikintu bita uburere. Uburere bwo turabufite guturuka ku babyeyi.
hanyuma rero ishyaka ry'umurimo w'Imana ryo nditangiriye no muri Eglise Gatolika shwana n'umuzungu neza, twongeye kubonana intambara irangiye, nawe yarahunze nanjye narahunze, duhurira ahantu duhita dukora ubwiyunge, atangiza kiliziya nanjye ntangiza abapantekote, akajya nk'isukari akajya n'amata, duhita akavuga ati shatse waragiye, atangiza abagatolika mu nkambi, nanjye ntangiza abapantekote, turiyunga bihita birangira. Icyo bijyanye na yanoza na ya myitwarire wari ufite, kwa gufunga imisatsi y'amapantaro ya myenda, birumvikana hari ukuntu wari usize akabari ku ruhande, nabyo wese ubireka cyangwa byagiye bikumva nkiva Nyamirambo nkava mu mujyi kugaruka 1990 nabikoresheje mu nce z'ibyaro, ku buryo no ninjiraga no muri kiliziya ntabwo wapfaga na padiri ntabwo yapfaga kumpaza gutya bimwe batanga ngo nategaga ururimi, kubera ko nabaga mfunze hano inyuma ngenda naripanze sisiteme zimwe zikaze. Hanyuma twinjire no mu gice cya kabiri, noneho igeze mu nzu mu mapantekote, noneho uburyo watangiye ugiye muri korali yabo mu bikorwa byo bitandukanye, imiziki, noneho ugeze muri domaine nk'uko bitubwiye, noneho byaje bite kugeza ubwo ugera ku rwego no gutangira kwandika indirimbo zawe? Hari itsinda se wabarizwamo ry'amakorali cyangwa ry'indi runaka ku buryo wese ugiramo inspiration yo gutangira guhanga? Ntabwo njyewe nigeze no ku pastor bwaje, ntabwo nigeze njya muri korali nk'umuntu yigiye, ahubwo ninjye wazitangiza. Navuye muri y'abagatolika bitagizwa, tumaze amezi 2 tukijijwe tubatijwe, bahita batwimurira Ibumbogo, ninjye wari ufite ntuza ubumenyi mu kuririmba mu mapantekote, urumva nta korali nagiyemo ngo irantuza, ibintu byose nabyitozaga mbireba gutya, ijwi nari ryibitseho kuva no muri primaire naruzuza 5 kuri 5 ku ndirimbo z'impara, ku ndirimbo za referuzi, ku ndirimbo z'urukerere, ahantu hose naruzuza. Rero ku ndirimbo nta muntu yigeze antoza, genda kurura nzi gufata ku buryo nafata n'inyoni vuba, ku buryo ikintu cyose nshaka kugifata ngira ijwi rya hano ku kanwa, nkagira iryo hano hano mu muhogo, aho ngaha ku rurimi, nkagira iryo mu nkanka, nkagira iryo mu gatuza, nkagira n'iryo mu nda, ngira nk'amajwi. Ni ukuvuga ngo ijwi ryose ndekura riba rihwanye n'umubare w'abantu bahari, kuko ntabwo mwaba muri 3 ngo mbarekure ijwi riva hano, ntabwo bishoboka. Ijwi ndekura riva hano biba bisaba ngo aba ari nka stade yuzuye, position mfata itandukana n'umubare w'abantu bari aho. Ubwo rero natangiye nge ndi umudirije, nkoresha indirimbo z'abantu, ngira ku rugero rwo kwandika, ndirije korali y'Ibumbogo, nari umudirije. Hanyuma birangira mfashwe n'impano y'ubuhanzi bwo kuririmba umuntu ku giti, ariko ari amakuru Imana impaye imbwira iti ngiye guha agaciro indirimbo zo muri wowe. Ako wenda niko utazi ukuntu umuntu umwe ashobora kuririmba akagera kuri nivo y'abantu barenze 100. Wadirije agakorali, Imana ikavuga ko ugiye no kuzamura uburemere bw'indirimbo, ukajya uririmba indirimbo umuntu imwe ikangana n'iya korali ze. Nabiboneye kugira ngo menye ko impano yakoze. Urumva naho nasanze amakorali ateranye ari muri concert, ninjiye, ariko ubwo Imana yari yavuze wese ngiye guha agaciro indirimbo zo muri ndagira ngo wumve ukuntu ubuhanzi bwatangiye. Ni ukuba ushobora kuba ufite indirimbo Imana ikayibyibushya kandi n'ubundi wari usanzwe uyiririmba, ubimenye uterera, ubimenyere mu iteraniro ugiye. Aho nasanze korali 3 ziteranye, baravuga bati mugabo arinjiye mu muha indirimbo, abantu baribaza batayibase, umuntu umwe bamuha indirimbo akayiririmba akayirangiza. Kera ntabwo byakundaga, biririmbiraga gusa indirimbo zo mu gitabo cyangwa akaremba indirimbo yo gushima Imana, ariko nabo bakavuga bati bitewe n'igihe dufite uririmba igitero kimwe, ko bumvaga yose atayigondera kubona korali muzi ko kugira ngo yigondere korali yigondere
indirimbo yirangize, hari korali yirangiza icyunzwe cyaje ari indirimbo, ntabyo uzi ukuntu indirimbo imwe ibiza korali icyunzwe kugira ngo ujye kuyirangiza. Bibazaga ukuntu naririmba indirimbo nkayirangiza ndi umuntu umwe, kuko hari muri 1996 97 abantu bose bagihunguka, nta muntu wari wagatangira kuririmba. Umuntu twari tuzi wari umuhanzi uririmba ku giti cye mu Rwanda twajyaga twumva ni Rushema. Noneho Rushema nawe yari icyo gihe ntabwo yari ari mu Rwanda, kandi nawe yazamuraga amavuta muri korali, ariko akagira indirimbo zihimbye ariko anyuza kuri kasete, ariko tere yo kuyihagarara gutyo ugahagarara live nta muntu wari wakabipima, nta wari wakabipima. No, kubera ko Imana yambwiye ati ngiye kuzamura agaciro k'indirimbo zirimo, ntangira kuririmba sasa, ndirimbye indirimbo ya mbere, korali imwe iravuga iti iyo wari kuduha muyimwihere, iyi nayo iravuga iti muyimwihere. Ubwo korali ebyiri ntizeguye. Uwo munsi narinje nyine nk'umuntu wigendera ariko mfite amakuru. Birangira ndirimbye indirimbo za konseri yose, niho namenye ko Imana ihaye agaciro indirimbo. Nuko natangiye intuze y'ubuhanzi, abantu bose batangiye kuba bati twabonye umuntu w'umuhanzi baturirimba baturenze batuwe igitangaza, noneho imisozi ndayimara. Icyo gihe ni igihe wajyaga wumva za rubonobono zari zihagurutse zirimo abantu benshi baza, akaba ariho natwe twakiriza impano, uwakubonye akaguhamagara hano, uwakubonye akaguhamagara hano, igihugu nkimaze amaguru nta munyamakuru. Tukiri aho sa nk'uturirimbira agace gato k'indirimbo uririmbye bwa mbere. Indirimbo naririmbye bwa mbere nivuga ngo nimuyiharire, nimuyiharire izina ryayo gusa, nta n'iyindi iriho, nta n'izaboneka, ibiyitirirwa byo ntibizabura, nimuyiharire. Iyo ni iri mu ndirimbo za mbere, iri mu ndirimbo za mbere zafashe zitangira gufata, kuko yari amateka yo kuvuga Imana, ukuntu Imana ikorera mu muntu ikagenderamo, n'igituma ashobora gukora ibintu biterwa. Mpita mpimba n'indi yari yikurikiye byenda kumera kimwe ariko bisa neho bivuze kimwe, nshaka kwerekana uburemere bw'uko Imana wayinjije. Ushobora gukora ibirenze ngo na kaburimba kuba mu Mana ni iby'igiciro kirekire, igatura muri wowe ugatura muri yo ni iby'igiciro kirekire, ayiwe nta kaburimba. Ubu nashaka kuvuga uko iyi Imana yagezemo nawe ukaba muri yo, bitangira kubyara umusaruro. Nicyo izo ni indirimbo ebyiri, kuko nakoraga naririmbaga nsa n'ukora ibimenyetso ku buryo uhita ubona ibintu ndimo kuvuga. Aho hari muri mwaka? Hari muri 97. Pastor, ko abantu benshi bandikaga indirimbo bashingiye wenda ku mateka yaranze igihugu, birumvikana igihugu cyari gisohotse mu bihe bitoroshye cyane, kiri mu nzira yo kwiyubaka. Kuri wowe iyo wandikaga izo ndirimbo wabaga uri mu buhe mwuka? Wagenderaga ku marangamutima wenda y'ibyabaye ku mateka y'u Rwanda, inspiration wasomaga Bibiliya se yavaga mu ishurirwa se, byagendaga bite kugira ngo wandike indirimbo? Bogena mpimba nashaka kwerekana ububasha bw'Imana mu bantu n'imikorere yayo mu bantu. Noneho niyo mpamvu ubona ntahimbaga ibintu bijyanye n'iby'igihugu cyangwa mpimbe n'ibintu wenda umuntu abonye. N'ububasha nashaka kuvuga bw'ukuntu Imana irimo gukorera mu bantu. Akenshi none akurikira ibihimbano byanjye nibyo niko biteye, ariko nigeze guhimba indirimbo isa naho ifata ku gihugu. Indirimbo uzumva ivuga ngo Imana iratwibutse ngiri iratashye, isanduku y'isezerano. Iyo ndirimbo ntiwigeze kuyumva? Ngiri irata Imana iratwibutse ngiri iratashye. Igira igitero cya nyuma kivuga ngo nta bwami na bumwe budashyirwaho n'Uwiteka, ingoma yigomeye Imana yikuraho ikimika abandi. Ubwo ni indirimbo nakundaga kuririmba mu biterane iyo twabaga turimo kwamamaza umusaza, kuko iyo twabaga mu biterane byahuje amatorero turi mu kwamamaza igihe cyo kugira ngo atorwe.
yasangaga nahuye Imana yampaye ibintu bijyanye n'ibyo n'ibikorwa birimo gukorwa. Yagiraga ikivo kivuga ngo burya kuba intwari si uburebure bw'igihagararo, si ibiro byinshi, amajana n'imirongo arayicyuye mwene Dawidi waragiraga intama mu ishyamba. Iyo nabivugaga abantu bose baravuga bati neza isanduku irataye. Iyo nayo iririmbaga y'amabendera zabo. Dukomeza naho mwari mugeze handi umaje kuririmba indirimbo zari zahawe korali yose imaze kugendera izo ndirimbo zabo, abantu batandukanye batangiye kujya baguhamagara no bati naho byatangiriye. None dukomereza aho ngaho, no twinjiye nuko wakomeje kuzamuka kugeza ubwo ubaye pasiteri. Urumva reba kuva hera 9 karindwi 9 n'umunani 9 n'icyenda kugera muri 2000 ni naho nashakiye muri 2000 9 n'icyenda. Ubwo urumva nari maze kuba mu basore bakuru, nangeze imyaka 30. Umuntu twatangiranye kuri tere n'uwo bitaga Hakizimana wakoreshaga gitari bita seshi ngo mbese torero aho mujya mwibuka ko yewe twatangiye agakoresha seshi, njye nkakoresha icyo bita kuririmba mbyina nahimbaza. Njye nkoresha icyo bita kuririmba, kubyina, guhimbaza, ku buryo nkoresha ingingo zanjye zose. Icyo gihe Hakizimana aho karirimba yihagarariye. Noneho nyuma yaho numva hari undi muhanzi wavutse bita Rudahezwa Manuel mu Gakinjiro njya kumuhiga, numva afite noneho injyana iririmbitse nk'iy'umugabo bitaga Matata. Njya kumuza ndavuga ati tuzamuka. Numva undi muntu wa gatatu wari uzamutse, umukobwa bitaga Geraldine, muramwibuka Geraldine nawe nkajya njya kumushaka mu Biryogo. Duhita dutangira igikorwa cy'abahanzi. Ubundi twatangiye amatera azenguruka turi batatu, yewe Rudahezwa n'uwo bita Geraldine. Umurimo urakomeza, tugenda tugera hirya no hino, buri wese uko agenda yaguka. Rudahezwa araguka ashinga studio, Geraldine araguka agiye hanze, nsigara. Ariko ubwo hakaba hari abandi bana bazamutse bafite umuvuduko, uwo bita bose babireba abarazamutse. Twagiye kumubwiriza hariya mu giterane Kabarondo, afatirwamo yaje mu isoko aje kwiba. Ahita avuga ati nanjye ngomba kumfata amateka. Abarinjiye n'uwaninjiye ahubwo agira impano iryiza, agira umuvuduko ku buryo yaririmbaga isi yose igahura. Ariko twakoranye igihe kirekire njye nawe, akaba nabwo twakoze ibiterane binini cyane byo mu rwego rw'igihugu, byo ku masitade by'abazungu, ku buryo ubuhanzi bugenda bugera ku rwego rwo hejuru. None ubwo twari tugeze no ku rwego rukaze. Ubwo rero urumva n'abandi bagenda bavuka, abo bita ba Gonzage, uwo bita Safari we Nzakagendana yaraje agarukira nzira, nta nubwo yatinzeho, nawe ntabwo yatinzeho, yamaze igihe gitoya. Ibintu birakomeza. Urumva rero nta mateka ndumva aho ngaho wenda urugendo rutari rworoshye, kereka wenda twiramutse twinjiye mu cya kano cyo kuba umupasiteri byaje. Ku by'ubuhanzi bwo nabikozeho igihe kirekire cyane, kuko urumva iyo mba nshaka nko guhita mba umupasiteri diregite, kuko n'ubundi izi ndirimbo ntabwo nazihimbye kugira ngo wenda njye gucuruza cyangwa nshakiremo amafaranga. Ubundi intego yanjye yari ukugira ngo mfate imitima tubone uko tuyiha ubutumwa bwiza. Niryo shyaka ubundi. Noneho rero ufite intego y'imitima akenshi aba afite domene y'ivugabutumwa, ku buryo izo ndirimbo urimo gukora zose aba ari ukugira ngo Imana ibone ukuntu yegereza imitima. Ese pastor, kuki wenda hari ukuntu abahanzi bagira gutya akahabwa nk'indirimbo imwe yarangiza agatwarwa n'ikirere agezemo? Wowe wageze kuri tere nta muntu n'umwe urayigeraho. Uyu munsi benshi bicaye kuri tere, wenda mwakubuye tere mwatunganyije, kuki mwe mutatwawe n'ikirere mwari muri icyo gihe, cyane ko wenda itangazamakuru icyo gihe wenda ritari byoroshye? Intego y'ubutumwa mfite ni iyo guhiga imitima.
ntabwo ari iyo kwamamara, kuko iyo nshaka kwamamara nta n'uwari kufuna uducumi tw'inkweto, nari gukora ibishoboka byose abantu bose nkabahiga kumwe, umuhanzi abona indirimbo akajya kwishyura umunyamakuru, akajya kuri radiyo zose akajya abaha ibiceri kugira ngo yamamare, bakamugira uwa mbere mu cyumweru. Ibyo ntabwo, ariko intego burya biterwa n'iyo ufite. Intego nari mfite niyo guhiga imitima, niyo gushyira abantu kuri Yesu. Ibyo rero niyo mpamvu tutagira aho duhurira n'ibyo bikumanura n'ibikuzamura. Igihe cyose kije mba mfite igihe cyo kubyikorera. Pastor, umuntu yakwibaza ngo muri iyi minsi noneho hari akaririmbo gashyashya se ubuhanzi burimo kwerekera hehe? Indirimbo mba mfite nk'iyo nari ndangije, wenda nk'izo nari ndangije mwumvaga zari zije mu minsi ije, hari indirimbo nari maze iminsi ndangije ivuga ngo y'intwari zikiriho zitarapfa, ubundi niko yitwa, uburyo ukoreye ibintu by'ubutwari ukiriho. Ubwo urumva ibi byabaga bisa n'abihabanye n'abantu bavuga ko intwari igaragara ari uko yapfuye. Njye rero nari maze iminsi mpimba ngo na n'ubu intwari ubu ziriho, nubwo abananirwa batabura, ariko ubuhamya bwawe buremeza ko nukomeza imbere ntuteshuke, ejo hawe azaba ari hazima. Usanga ifite igitabo kivuga ngo Bibiliya icyandikwa nawe bari kugushakiramo umurongo. Ni indirimbo y'abantu ubutwari ashobora gukoresha kiriho, ku buryo umuntu yavuga ati kubera ko nziranye na runaka bye akaba yumva ayuzi. Iyi ni ngano mba mfite. Izi bindi mba bifite ko nta hantu dufite tujya kubikorera ukaba wicecekeye gusa ubifite. Ahubwo abantu bibazaga ukuntu mbaye umupasiteri bakumva ngo bahombye indirimbo. Ntabwo bajya kumva bavuga bati ubaye umupasiteri kweri turahombye indirimbo zawe, ariko nagira ngo mumenyeshe ko ngiye mpimba indirimbo aba ari ukugira ngo ndeshye abo mbwira. Ni ntego burya y'indirimbo zawe. Akaba ariyo mpamvu ubona ntashyuha cyane ngo ndashaka ngo guhimba ngo indirimbo ngo izo arizo zose, ngo njye mu gihe cya korona, ngo njye mu gihe cy'umuvuduko w'ibintu byaje. Ahubwo indirimbo yose nyihimba nkurikije imitima ndimo gushaka. Akaba niyo mpamvu iteraniro ryose ndiririmbira bitewe n'uko ndireba. Hari igihe mbyuka nkasanga abantu hafi abenshi bafitemo stress, nkasanga sinshobora kwigisha ntari abantu usanga zivura stress. Umuntu waje amerewe nabi umuha indirimbo agahita acya mu maso, yamara gucya mu maso ukamwigisha. Usanga rero izi mpano zuzuzanya. Kuri njye biroroshye, ntabwo nkenera abandirimbira, n'iyo korari zaba zidahari njye nayikora yo. Noneho ubwo no muri iki gihe nibaramuka bavuga batabaririmbyi ntabwo dushaka kuri bitewe n'imibare nzajya ndirimba mbaho ijambo bitaye. Urumva izo mpano zituzuzanya. Ubwo rero ntihagire umuntu ugira ubwoba. Indirimbo zanjye zikoranye n'ingingo. Hanyuma Pastor, iyo ubibonye kuri uyu munsi wa none aho ugeze no kwatangiye, urumvikana n'imyaka myinshi mu rurerure umaze muri kariyeri ya muzika n'ivugabutumwa, wibona gute wenda mu gihe kiri imbere mu myaka 70 ingahe uzaba ufite akabando, wumva uzaba uri umuntu umeze gute, usize iki? Njye urabona narabyaye, ari abana b'umubiri narababyaye, ari abana b'umwuka narababyaye, abahanzi bose ni njye papa wabo. Ubwo urumva mfite abantu baba bari inyuma bavuga bati papa wacu uri hano kandi turagushyigikiye. Kandi nageze ku rwego nta umuntu wese niyo yaririmba indirimbo yo mu gitabo yanditse ngo umuhanzi bihita bifata, niyo yaba nta yindi afite akiyaminiye akavuga ati mu gitondo nabaye umuhanzi, kubera pozisiyo nubatse. Ntushobora kumusubiza inyuma, anywa amazi akanarya akamuha n'intaje zo gutaha. Ari indirimbo mu gitabo yuririye umuhanzi. Byageze no ku rwego nta giterane cyakorwa mu gihugu hatarimo umuhanzi. N'ubu baragira ngo barebe ko wenda babikora nuko ntibyakunda. Bamwe batangira kunanirwa abandi binjira, kandi abinjira bagasanga twebwe abamambure fondateri tugize gute tugihagaze. Burya icyabicira kikabakura ku isoko nuko abatangije ino mirimo baba basa naho bananiwe
nitwe rero ntitwananiwe. Ubwo nuzavuka none nuzavuka ejo azasanga ababyeyi tugihari, bitume iyo sezo idashobora kurangira. hanyuma kwenda ku bijyanye na muzika n'ibingibi mukora mu rwego wenda rwo kubisigira abandi bantu, birumvikana ari abo mwabwirije, ese haba hari amashuri mugira se yo kwigisha cyangwa se muri buvugabutumwa, ibiganiro mugira n'abandi bahanzi batandukanye baryo mugira mubagambiriye kubaremo umutima kugira ngo wenda batasubira inyuma muri uru rugendo, mu rwego rwo kurinda abandi baza bagasubira inyuma nta n'aho bari banagera ariko bagizamuka? Usibye nk'ibi bintu wenda byabaye nk'ibitanya abantu, ubundi twagiraga ihuriro ry'ahantu duhurira, noneho abahanzi burya bagira sezo y'igihe bakumburanye bagakora nk'indirimbo bagakorera rimwe. Wabonye nk'iyo twigeze gukora y'abahanzi bose, nigeze gukoresha indirimbo iriya ndirimbo yitwa Itorero rya Kristo ribaye uko, hafi y'abahanzi 16 kandi bose bakura. Ni ukuvuga ngo bagira igihe kibahuza, hanyuma baba batahuye, umwe kumva yanyuze hariya n'undi yanyuze hariya n'undi yanyuze hariya, ariko bose kumva barakora. Ubwo rero urumva nta kintu gishobora kubihagarika kuko bafite ibintu byose bishobora gutuma umurimo udahagarara. Inkomoko y'indirimbo ibyo twigiye ku birenge batubanjirije yaje ite? Ibyo birenge wabozaniye ibihe? Iyi ndirimbo y'ibyo twigiye ku birenge batubanjirije yo isa naho yaje ihanganye n'abanyedini, isa naho iharura inzira, iharurira abantu. Hari mu gihe hari muri 2009 muri 2000 ko nayihimbye maze iminsi nshatse, ndabyibuka ko nayihimbye muri salo, ariko bitewe n'ibikuta numva n'abantu bavuga ngo bariya abahanzi ngo batangiye kubyina ngo bazanye imico ngo kandi ibi bintu ntabwo tubyumva, ngo nk'ibi bintu ni ibiki koko, ngo abantu babyina ngo babyina ngo ivumbi rigatumuka koko, ngo ibi bintu ngo ni iby'Imana. Nkajya mbyumva hirya no hino, nakumva nabona pozisiyo maze gufatamo imitima, intambara yari ikirangira, abantu barababaye, abandi ari abarakare, abandi bafite ibikomere barashitse ku icumu, abandi baturutse hirya no hino. Iyo tere mfite nkabona niyo ibafata, irafata abavuye i Bugande, igafata Abanyamurenge kandi uzi ko nyine nabo biyaminiya, igafata abacitse ku icumu ziko bari barababaye baranutse, nanjye nkinjiramo, bakavuga bati uyu muntu wacu nawe nazamura ibikomere ukabirirwa bigiye, ibintu bigendane. Hanyuma nkajya mvuga ati ibi bintu murebe ntabwo twabyihimbye. Ubwo urumva birimo kubwira sininzaduka, ubwo ndakubita umwuka uvuga ngo ibi bintu ni iki. Dufite abo twabyigiyeho ku birenge. Dawidi wahimbaje akabyina, umugore washatse kumuseka, mumenye ibibazo yahuye nabyo. Ubwo nkubise umuntu uzana ibintu byo kwivugisha ngo ibintu ngo by'ibyaduka ngo byinjiye ngo mwituriro ngo rwose man ngo sinzi ko tuzabigenza. Ubwo igihe uwo wa mbere si mukubitishije hariya. Icya kabiri nshyiraho uwo bita Salomo amaze kubaka inzu yande y'Uwiteka, ukuntu batanze amaturo bagashima Imana, bagahimbaza bakaramya, icyubahiro cy'Uwiteka kikamara, amaturo aratuma ibitambo barabitanga, nkahita mushyiraho igiturisho. Narangizaga icyo gitero, igiturisho cyuzuye, nkahita nyaterura nkayaba, nkavuga ati ibi bintu murabona wabihagarika, bakabata abantu nisa. Njya ku gitero cya gatatu, icya Pawulo na Sila baririmba, imiryango ikagira gute igafunguka, iminyururu ikabarekura. Ubwo nabaga nshyigikiye abanyamasengesho, baba batiriye ni ubwo hari uwasakuza ku banyamasengesho. Ubwo bari bafite itiku bose. Njya ku gitero cya nyuma cy'abanyamwuka, Petero yuzuye umwuka we. Data we, narangizaga Petero yuzuye umwuka wera, abantu 3000 bigakizwa. Abantu bose babaga bazamura amabendera, atamavuta. Niwe ijambo uzajya wumva ngo ringo ry'abanyamavuta ryaturutse. Bazamura, byageze ku rwego uyiririmba bakabamera nk'abogeze.
ariko umuntu wese yumva agace ke karimo, umunyamwuka arimo, umunyamasengesho arimo, abapasiteri ku maturo barimo, abahimbaza n'ababyina n'abaramya n'abaguruka, abo bita ba mwene igihumbi bajyaga bakora kiribite. Urumva iyo ndirimbo rero yabaye nk'ikubura, iha abantu bose umudendezo, n'uwabonye iyo mu gitabo, n'uwabonye ikorasi, n'uwaraye yumvisha ijwi akabyuka aririmba, ubyina akabyina yisanzuye, uyimbaza agahemba yisanzuye, bavuga ko bati ndi imbere, ntabwo twabyihimbiye, sinenzaduka. mwumva hari ubutumwa mwatanga ku bahanzi se bari kuzamuka? Abahanzi bo bakwiriye, buri wese niyo wamuha intoza ukavuga uti icyo nabatangariza, buri muntu wese ubu yaje yinjira afite icyo ashaka. Hari uwaje ashaka gucuruza, uwo ntiwamubwira ngo najye mu butumwa bwiza, abibyinjiriza mu butumwa bwiza ariko ashakamo amafaranga. Hakaba n'ushaka kwamamara cyane ku buryo ashaka kuvuga ati nanjye ndashaka kugira ngo izina ryanjye, ku buryo avuga ati mujye mumvuga, mwongere munsubiremo, ati musubiremo cyane, ku buryo umwima indirimbo mwiteranira agasakuza. Nk'ushaka kwamamara nawe biba bigoye kugira ngo wongere akoresha ibishoboka byose kugira ngo izina rye nawe rimenyekane, cyane cyane ko aba yumva aje atinze. Aha, reka tubashimire cyane rero umwe twari turi kumwe, tubibutsa ko twari turi kumwe na Pasiteri Mugabo Venuste. Uyu yamamaye mu ndirimbo zinyuranye cyane, zirimo iyo yise ibyo twigiye ku birenge by'abatubanjirije. Twizere ko inama n'impanuro ndetse n'ubunararibonye yabasangije mu by'ukuri bifite ikintu kinini bigiye kubaka muri mwe. Turabashimiye cyane. Diana Cretine Rushwa, Ibendera TV, mugire amahoro y'Imana.